nasenze iyo mana dusenga burya biratinda ariko bikaza ushaka gusaba imodoka mu gitondo byuko ukabona niraza ariko ugatuka Imana ariko wazasenga nk'icyumweru wigeze Imana njyewe se rimwe nk'akaye gatutse watutse Imana wakarindagira wese kuko watutse Imana ngira karindagira njyewe nari nabwira uwo munsi mama yarwaye ikibogora yaragiye kubyara mushiki wanjye basazanye nabo barwaye ati Mana wakarindagira we saba Imana imbabazi Fabrice ariko nyimara kwituka nabonye umuntu uje mu rugo ngo nyine ndi kuvuga Samu yaje mu rugo ahita ngubita 10 nabwo twahuye ya mumeze mute bakunzi ba Smith TV rekanizere ko meze fresh aho mudukurikiye muherereye mu nce z'igihugu zitandukanye it's your boy Smith the baddest one mufite mwabyumva ya man nkuko musanzwe mumenyereye kuri Smith TV tugenda tubagezaho updates zitandukanye uyu munsi tubafitiye umustar bita Fabrice wamenyekanye cyane yaba nk'umuhanzi yaba nk'iki muramuzi cyane Fabrice ari n'indirimbo muzi yaririmbye Fabrice no w'inyamasheke yatangira yibwira abakunzi biwe cy'abantu badukurikiye aho baherereye bose. The people they preach they conduct the vibrate how they conduct and kanengo Fabrice uturuka mu karere mashake mu ntara y'Iburengerazuba umurenge wa Kanjongo kagari ka Kibogoro umurenge wa Kanjongo mudugudu rwa Kagaju isibo Ubunyantwari. Man Fabrice akaba bibwiye muri ubwo buryo ababwiye umudugudu ababwiye akagari ibintu byose arabibabwiye. Man Fabrice hashize igihe kinini naramubuze. Fabrice kwabuze bimeze bite? Narahuje kuko nandi i Kigali nandi ku mucuti wanjye nyine nandi i Kigali ariko nyine ndakora muri no mitsi ndakora mfite na channel yanjye iri kuzamuka nayo gatamugena mukuru wa subscribe unzi ni izina ryanjye ririho ariko ndacyazamuka. Uracyahari none se inshuti zawe zo zaga arya ni Gasikiri nabande bose buko tutakibabona byo byagenze bite? Nyine hari ibintu dufite byo guparika twanze twige tujye kwanza twiga nyine twanze duparike tubanze dushyira amasomo imbere twihaye imihigo kandi kuzasoza. Ese Fabrice urabura ku buryo nta na telefone ugira ku buryo umuntu yagushakiraho? Ushatse kuri nimero ya manager cyangwa yanjye. Nimero yawe wayibwiye abakunze base bakajya banaguhamagara bakareba icyo bakubwira. 79 202 39. Nese ufite telefone yerekana telefone yawe Fabrice nta telefone agira. Ubwo se urumva abantu bawe bazajya baguhamagara gute? Ariko bamura no ku ya manager. Man nkuko mubyumva Fabrice mwamubona mu buryo bwinshi butandukanye. Fabrice turimo turasoza vacances muri vacances n'iki wakoze gishobora kuguhesha umugati? Nyine nagiye ku binyamakuru byinshi bijya gutandukanye nagiye kwa Yago nagiye ku rugendo online nagiye ku manuro nagiye ku n'amacano menshi ariko cyane nkuko mubizi mukunda kumbara ku rugendo online TV kuko niyo manager wanjye sibyo ariko ntago ari wenyine njyaho dore naje no kuri Smith TV ngo mibona se ngo Smith TV official Smith TV official nyine nibyo nabwiraga nyine naho ngo mba ndi niyo mpamvu ubundi mba nyine gukora cyane kugira ngo zina itazagabanuka kuko twese rimwe turatsindwa ubundi tugatsinda ariko njye mba ngomba gutsinda kuko mfite inshuti n'uwo bita Samu Gakire menye uramuzi kuko nawe uri umunyamakuru n'uwo muyoberwa babita Samu Gakire ku rugendo online TV nawe niwe wamuyoberwa kuko niwe mfasha nyine niwe wanshakiye n'ishuri niyo mpamvu nkunda kumuvuga cyane. Niwe wagushakiye n'ishuri utazatikiye impamvu ndi kumvuga kenshi mu kiganiro niwe wanshakiye ishuri. Shout out to Gakire. None se Fabrice reka nkubaze nyuma ya show busy gutya ku ma YouTube nta kandi kantu wigeze ukora muri vacances kaguha ibice? Ntako. Bisubiremo. Ntako. Nta kintu uzi wigeze ukora Fabrice nzi ko wakoze? Wasanga utambeshyera. Fabrice vugishwe. Ntacyo. Fabrice nta kintu uzi wakoze mbibwira abantu utabibibwire. Nge ndabivuga nabi. Nakoze ibiganiro. Hari ikindi se? Vuga Fabrice. Nakoze ibiganiro nayo sajya mvuga ibyo natakoze wowe. Ubu nta wundi mwuga washobora kwikorera ubu ngubu ibintu bya YouTube bavuze bivuyeho. Inzara yakwica. Nakikorera envelope. Okay kuko mubyumva rero Fabrice arakara azi gukora. Fabrice uzi gukora envelope? Ndabizi. Koko? None se muri vacances wigeze ubigerageza? Narabigerageje biramumbera. Biragombera. Wabikoraga gute? Koraga neza nyine ubugari nakoreshaga envelope byara impapuro byarandushyaga it was too for how. None se Fab wazigurishaga gute?
ipaki yari 300 y'impapuro 50. ubwo byagutwaraga igihe kingana iki gukora ipaki? N'isaha. Isaha imwe wabaga urangije ipaki sindi kumva se wari ufite amafaranga ibintu bya YouTube wabivuyemo se? Ntago navamo mfitemo inshuti. Ufitemo inshuti muri YouTube. Ya mani noneho Fabrice duhita twikomereza no ku ngingo yacu uyu munsi sibyo? Ni iki wabwira abantu tugusanze Nyamasheke sibyo? Ni iki wabwira abantu bavuga ko Nyamasheke ari icyaro urumva? Bakavuga sinaha Nyamasheke ni icyaro, ni iki wababwira? Nabwo ati mwere gusebya kuko namwe waryo wasebye gasa niho waturutse kandi usebya ku ivuko abagiye asanga yibigerageje. None se Fabrice ubundi kuki ujya Kigali mu mujyi urumva? None tukabona wagarutse Nyamasheke ubundi uje kureba iki Nyamasheke kandi numvuka nuruka naho mbi Kigali kwa Samu wonguwo nayo babona Nyamasheke. Bandi Nyamasheke. N'ubundi buri Nyamasheke. Bura nago nyangi Kigali. Shere ko igiye Kigali kujya kubana n'umuntu w'i Kigali. Ariko bana n'umuntu uvuka icyangugu buri icyangugu. Wibereye icyangugu noneho. Ya Fabrice none se watse tugakora proche ko na Smith ko ari w'i Kigali tukikorera visit Nyamasheke nkuko tujya tubona za visit Bugogwe. Visit Nyamasheke have visit Bugorwe hajyo visit Nyamasheke. Noneho muri comment abakunzi ba Fabrice mbone mwanditsemo visit Nyamasheke. Kandi ushaka no kundera inkunga tu ni za nimero tu. Fabrice ukunda uretse Fabrice kuki ukunda amafaranga cyane koko? Nagunda amafaranga kuko nyine harakantu nshaka gukora tu. Harakantu ushaka gukora gake? Nshaka gukora ifamu y'inkoko. Y'inkoko. Ufite amafaranga ngahise bahereho? Jose mfite 10. Icumi bitarimo n'inkoko imwe. Ubwo si famu y'inkoko ibingana gute? N'ijana. Inkoko 100. Fabrice ko ufite projet ndende kandi ukiri muto. Naga ndende. Ariko uremera ko ukiri muto? Ndacyari muto. Imyaka ingahe? 13. Fabrice imyaka yawe 13 ntabwo igiva hiri? 14. Umva 14 gusa? Fabrice ari kubeshya. Ya man noneho Fabrice nkuko mubizi ni umunyeshuri nsigaye numva noneho ngo uzi n'indimi nyinshi ngo usigaye bavuga ngo ibishinwa barakubeshyera? Yenze indimi 5 gusa. 5. Okay, Fabrice azi indimi 5. Ugiye kutubwira indimi uzi urumva? Noneho buri rurimi ujye uvugamo n'ijambo rimwe kugira abantu nyine bibemeze yuko uzi indimi 5. Twagiye. Dutangire ku Gishinwa shawa bimeze gute se? Cyangwa kuvuga nyanya jya kunzanira itabi. Mbo. Bya kabiri. Good morning, waramutse. Bonjour, waramutse. Waramutse. Wakwiye mu Kinyarwanda sugashyiramo kandi. Igiswahili. Igiswahili, assalamu alaykum salam. Nagusabura nagutera kiboko. Ngo uvuze? Nagusabura nagutera kiboko. Ushaka kuvuga iki ubwo ngo? Nagukubita nyine nagusabura nagutera kiboko. Kiboko n'inkoni. Fabrice ubuzima abayemo none n'ubuzima kuko muri kubona yarabyibushye. Fabrice reka abantu ko wabyibushye. Fabrice haguruka wereka abantu ko wabyibushye. Arishye mutabona se. Ka Fabrice muri kubona nakadakaraje. Fabrice uri kurya ibiki muri iyi minsi? Nago ari mu rugo naho ngaho nyine nabaga Kigali ka Samu. Si wanyo ntiwabibona. Si wacu nago nyambyibuho. Ayera. Inyamasheke ushatse gusebya Inyamasheke utajya byo. Ushatse kwasebya kuko ibiryo byo mu rugo ntago bibyibushya pe. Nose umwumba ariko imbaraga ariko nago mbyibushya. Ariko ibyo Kigali birambyibushya kupana nanege. Ngogereranya ubuzima Fabrice yarabayemo mbere yuko aza kuri YouTube naho nubwo abayemo uyu munsi. Nyine tubuzima bwarahindutse. Ndagomba gushimira abantu benshi cyane bamfashije kugira ngo hangeje mbe magaje ku maguru yanjye. Tukiraho ishimira abantu 5 bagufashije. Ndashimira nyakubahwa Jeannette Kagame wamfasha kunyubakira inzu. Ndashimira abantu bakinyaga awadi. Ndashimira Sam Gakiro ku rugendo online. Ndashimira umushinga New Life mfasha ku munsi kunyishyurira ishuri. Ndanashimira n'umubyeyi wambyaye. Mama. Okay, abo ngabo yari abantu 5 Fabrice yavuga ko ari ab'ingenzi cyane mu buzima bwiwe, ariko hari umuntu ntigeze numva avuga kandi ku mbuga nkoranyambaga yirirwa avuga angurira inkoko wa mibiki umuntu bita Yago Ponda uramuzi? Shego nari inshuti yanjye mu muhereze agasabutu
mumukorera agasabutu. Yago ni inshuti yanjye, buriya Yago ndamwemera, mu banyamakuru nemera mu Rwanda nawe arimo. none se uzi ko Yago yabaye umuhanzi? Ubuzima butoroshye ati my friend, from Tabaga to KJ, ngo ndimo mfungura champagne, ngo ndimo mfungura champagne. ngo uhita ushyiraho n'indirimbo yawe. Ndavuga wa musaza oya danaga ari yanjye. none se we nta ndirimbo ugira? Ape iyo ndirimbo ko numva ukunda kuyiririmba. naryo ni yandera ni ya nimba Big Dog, saryo sera na Big Dog, ariko karirimbe wana ubundi tunarebe ko twasaba Yago urumva. yandi sabira Yago kakora buto. ngako karirimbe niyo mva gakunze azahita tubwira ibyari. Ndavuga wa musaza, simvuga cya gisaza, ndavuga wa musaza, dutangira mituweli, amatara ku mihanda, akoreza abanyarwanda, akoreza n'abaturage, kagenda zigera kuri bose, abacucu n'abasaza, unuye musaza, ndavuga wa musaza, simvuga cya gisaza, ndavuga wa musaza, dutangira mituweli, amatara ku mihanda, akoreza abanyarwanda, akoreza n'abaturage, kagenda zigera kuri bose, abacucu n'abasaza n'umusaza wa Paul Kagame. none se Fabrice wowe ubu ngubu urumva indirimbo yawe abantu bo kuri Twitter urayizi? Twitter urayizi? noneho ukuntu bimeze Yago ya postinze nk'indirimbo, hari abantu bajya bavuga nta mpano ufite, ibyo bintu bivemo, nawe ndi kubona ariko bakubwira. Nawe niko bakubwira. none se uzigera ugerageza gukora indirimbo? Ape nanabigerageje abari umwaka. nase impano ya Yago y'ubuhanzi uyibona ute? Shatu ivuye kure, kuko Yago ni umunyamakuru uzwi mu Rwanda. Nago nawe urabizi. Ndabizi. Kuko nagari mu gusubirwamo n'umunyamakuru uzwi mu Rwanda. None yazaso buriya ngiye hari ibintu njya mbona. Umunyamakuru yasohoye indirimbo irarebwa. Wabonye indirimbo Yago ya mbere? Yararebwe cyane. none se uramushyigikiye akomeza ubuhanzi? Namushyigikiye pe. nawe ndamushyigikiye bro. ariko nawe Yago uramwemera bro? shout out to Yago. Okay, noneho reka twikomereze ubuzima Fabrice yarabayemo kera, sibyo? Fabrice ni iki kintu kigeze kukubaho kera urumva kigatuma uvuga ngo wenda nyine ikintu kigeze kukubaho kera urumva wumva kikubabaje kurusha ibindi? Nige ko navutse nyine mu rugo hari inzara kandi nanjye mfite ubumuga bwo kutagenda. Noneho ntago wagendaga? Use wagenda? Reka abantu ko ushobora kugenda Fabrice. ngaho Imana icyubahiro Fabrice. ndi kubona n'utubuno twaraje Fabrice. Fabrice karakuze da. Fabrice sikusigaye uzi kugenda? Ndabizi. Okay, noneho ni iki kigeze kukubaho urumva ukitonganyira Imana ukavuga Imana kuko ibi ni ibiki? Njye sinarwana n'Imana kuko sinyirusha imbaraga, ariko nabwo inzanyeho ubucucu twarwana, ariko nabwo tutaboranye si twarwana, ariko Imana ndagushima. Fabrice ntabwo wigeze utuka Imana mu buzima bwawe ko ndi kumva wabaye mu bibazo byinshi? Ntabwo natuka Imana. Ni ukuri? Ntabwo natuka Imana. Fabrice ko nzi ko umuntu iyo yageze mu bibazo hari igihe yitotombera Imana ubundi ibi ni ibiki? Imana yankuye kure. Imana yankuye itarahagukura nyine. Itarahanangura sinigeze nuka Imana kuko narasengaga mu gitondo saa sita na nimugoroba. Uravugisha kuri Fab ngo reba ngiye ngereranyije n'ibibazo wari ufite uri ikimuga urumva nta mafaranga nta ki urumva ubu ngubu koko umuntu yabura kwitotombera Imana byonyine niyo postinze ikiganiro ugasanga nta keyi gifite mu minota ingahe uravuga Imana kuko ibi ni ibiki? Ntabwo nayituka. None se mfite agacano witane nguru Fabrice hashize ibyumweru bintu nkashize ariko gafite igihumbi, kandi wowe umaze imyaka 3 hafi imyaka 4 ugize 3,000. Ngabaze ngiye mu byumweru 2 mfite igihumbi, ngo mu byumweru 6 mu kwezi ndamfite kezi ngahe. Ariko Fabrice kuri ya channel yawe yafunguwe muri 2020? Yafunguwe muri 2020 ngute? Zana hano. Yafunguwe muri 2020. Yafunguwe muri 2020 ngute? Yafunguwe muri 2020. Ntacyo bitwaye sibyo? Yafunguwe muri 2020 kuko sinabihakana kuko ni yanje da. Okay, none tukiri gukomeza Fabrice. Hanze anga hari ibintu byinshi birimo biravugwa sibyo? Hari abantu bari kuvuga ngo ibintu by'ubutinganyi babyemere n'ibiki niki we wabivuga iki? Reka nkubwire pe sibyo? Ngendi twendanga bigumuzindaga mu karere k'amashini mu ndwara mu murenge wa Kanjongo sibyo? Ndabashyigikiye. Ushyigikiye abatinganyi? Nubifata nabi ngo nuko cy'imbashyigikiye sibyo?
abantu nyine abangaba ntago ari uko mbashyigikiye kuko nanjye mbirimo sibyo impamvu mbashyigikiye nubabuze uzaba uri kubabuza uburenganzira bwabo kandi right to play, right to education, right to be own cyangwa human rights should have its own things. Umuntu ko afite ibintu byo ku giti cye sibyo ndashimira na Satumasi uzanyisha icyongereza ndi kubabeshya kera nta kongereza na kamwe kandi waruzi ambaje nicyo gutukana ariko ubu ngubu wanatukana mu kongereza se Fabrice ibyo byongereza uri kubeshya wabyiye YouTube muri iyo phone yawe yagiye zakanze nkwereke YouTube yawe ariko icyo nkubwiye cyo iriya channel yawe mugende abantu bakurikiye Smith TV murebe niyo nkuru Fabrice mujye kuri about murahita mubona yuko yafungutse muri 2020 ubundi mukore subscribe mukomeze kumushyigikira ariko irimo irazamuka vuba kuko nabonye video yawe ya mbere bayaprodinze nyuma y'ibyumweru bibiri nyine njye nafunguye YouTube channel igira abasabu babiri ibyo ariho mpita mbikuraho kumva none mpita nyiro umunani afunguye YouTube channel simukadira atakara ariko password nari nyibuka password ni oya ntago nyakubwira none ubundi rero tutatuyimurira mu yindi telefone ejo bundi nyine kuko nabwiye marajyanye Sam ko ufite channel y'urugendo Norane TV sibyo njye nakunazamura cyo nanyagate nkita niyo nkuru Fabrice turabikora ngurutyo kubw'imbaraga z'Imana kazajya mpiningira niyo mpamvu umushimira cyane Sam Gakire kazajya mpiningira kubiganira koze none biri hejuru nasenze iyo mana dusenga burya biratinda ariko bikaza ushaka gusaba imodoka mu gitondo byo kukabana niraza ariko ugatuka Imana ariko wazasenga nk'icyumweru njyewe se rimwe nk'akaye gatutse watutse Imana wakarindagira wese kuko watutse Imana ngira karindagira njyewe nari nabwira uwo munsi mama yarwaye ikibogore yaragiye kubyara mushiki wanjye basazanye nabo barwaye ati Imana wakarindagira we Imana imbabazi Fabrice ariko nyimara kwituka nabonye umuntu uje mu rugo ngo nyine ndi kuvuga Sam yaje mu rugo ahita ngubita 10 nabwo twahuye Fabrice Titi Brown uramuzi ndamuzi umuzi iki Titi Brown numubyinnyi tu bo Fabrice Titi Brown uziko afunze azira yuko bamushinza yuko yasambagije umwana w'umukobwa urabizi ndabizi cyane amakuru yabyo avuga gute avuga ko nyine yasambagije umwana w'umukobwa uwo mwana w'umukobwa ajaje gukura mwinda ariko nyine abashinzwe iperereza baza gufata iryo igi nyine apana igi ry'inkoko y'umwana nyine none undi rero bapimye DNA test basanga ntago huye na Titi Brown ariko nanubu bari kubyinira muri ngereje nk'abantu mwe mwamurenguye wowe ari wowe wasambagije umwana wajya gupima DNA test basanga umwana si uwawe iki gihe ubuziriki none se Fabrice nk'u Rwanda rw'ejo hazaza nabwo ubundi wowe wamaze kuba u Rwanda rw'ubu ngubu kuko sinzi niba uri umwana niba uri umugabo niki urumva ukuntu ubundi afunzwe biravugwa yuko ngo ari abantu babiri inyuma ngo bakomeye ngo yaravuze ngo aho kugira amufungure yakurwa mu kazi ibyo bintu uhora bivuga hiki yavuye musa se nimba uri umuyobozi n'ingute nimba umuntu are wavuye mu kazi se ariko umuntu akarenganurwa umuntu akarenganurwa akerekwa ko isi erega yiri umusitari ukumva icyaha kikuriho ntago bari wenyine icyo kiri no kubafana bawe hari gihe azanya nko gukora igitaramo hagatamu gatafasha umukobwa ku ngufu ariko nimba abantu babizi koko nimba umuntu bari kumushinja ibintu bitari byo mana nawe kora ibyawe turabizi irategeka kikaba washinga kigashingwa nawe mutabare kuko nari kumva ko ibintu bye byanyuze mu mucyo basanga umwana suwe niba umukobwa araje n'umusore akitereramo na akaba ari umutera inda akayibara kubera iki wasanga yarayikujije ariko atari wayiteye neza Fabrice ubundi gukuza ni iki ine gukuza hari igihe erega ntabwo nabura uko mbise muzajya kwaje abaganga muri Kibogoro hari abantu badukurikiye batazi gukuza ari ibyo ni ibiki uvuze ntabwo mbizi numva babivuga nese Fabrice reka ngobaza ubundi ko mbona urumva ufite ubwenge bwinshi mu buzima bwo hanze Fabrice nge nifuza kubona billet yawe mu ishuri biba bimeze bite meze salama assalamu alaykum assalamu albarakatuh alak rahira kutajya ubuwanyuma Fab wallahi Fabrice hanze tubona ufite ubwenge ariko ku ishuri uziko umunsi umwe tuzagusura ku ishuri tukaganira na mwarimu muzaze ndabatumiye tuzaze
Fabrice nk'uko mubyumva Fabrice ikintu avuze kuri Titi Brown ni uko yarenganurwa uko byagenze kose. Titi Brown agomba kurenganurwa, abo bantu babiri inyuma tutabyitayeho Titi Brown arenganurwe, sibyo Fabrice? Nibyo cyane. Fabrice noneho tugiye kujya mu buzima bwo mu rugo cyangwa mu rugo hariya Nyamasheke, apana ubuzima bwawe bw'i Kigali. Ubuzima bwo mu rugo ubundi buba bupanze gute? Umunsi wawe mu rugo bupanze gute? Umunsi wanjye mu rugo upanze ko mba ngomba kubyuka nkafasha umubyeyi bikenewe, nabirangiza nkajya gutera agapira, natankoga nkajya mu ikayi nkiga, narangiza nkakina. Cyangwa warangiza ukajya gufata icupa? Icupa rifatwa n'abasaza kandi njye ndi umusore. Abasore se ntibafata agacupa? Nese undi Fabri, nibi ni ikihe kinyobwa cyo kunywa ukunda? Wowe wanywa igikoma? Nta kinywa pe, kuko cyorora abana, kirera abana. Wakinywa ariko ntago kinywa? Unywa iki? Njye nywa agafanta, agacupa, ivide kashizemo, komana sha. Agacupa ntabwo nyangashobora. Fabrice, none se ubuzima nako umunsi wawe i Kigali huba upanze gute? Umunsi wanjye i Kigali mbyutse nkoga ngakora uturimo. Ase buri munsi ubyutse uroga Fabrice? Ngiye ni umuco. Buri munsi wose uroga buri munsi? Cyangwa icyo jya mu mihango se? Ntabwo ndi umukobwa. Imihango se urayizi? Ako Fabrice, ibi bintu uzi byose ubundi ubikura? Turiga ariko tujya kwiga ngo tumare iki? Ano mafaranga ababyeyi batwishyura n'ayiki? Ni ukugira ngo tujye kwiga twungura ibindi bintu. Yego. Ngaho komeza umunsi wawe i Kigali upanze gute? Ndabyuka ubwo mba ndi kwasa mu Gakire, utagira ngo ni mu rugo, ntabwo ari i Kigali, mba ndi kwasa mu Gakire. Ndabyuka nkoga ngakora uturimo tw'ingenzi, kuko niyo ndi i Kigali ntabwo nirara ngo ndi i Kigali. Ntabwo nirara ngo ndi i Kigali ngo ntabwo ndi bukore imirimo. Ndayikora ngafatanya nyine n'umutipe tubana. Samo n'icyo gihe bari kubyuka tukamubwira ibikenewe akabiduha. Bya tugiye gukora ikiganiro nkagikora, bwakira nkongera nkaryama, nkareba televiziyo, nkareba agaseke k'amakuru tugapfundire muri agaseke k'amakuru tugapfundire muri Proteste ya Congo, aho Perezida wa Repubulika yanditse ati. None se Fabrice, ko ku munsi wawe ntigeze numva upangamo yuko ujya guhura n'umukunzi kandi ari umutipe mwigana, arya mwita gute? Ari agapeti mwigana kambwiye yuko ngo mu ishuri ujya utereta ngo abakobwa ngo kuko bakuzi nk'umusitari. Wimbeshyera pe, wimbeshyera niyo topic reka tuyiveho. Nzajya n'umuntu ukumva akavuga ati ngenda tereta, njye ntabwo nereta pe. Njye ngiye kwikora ikizamini cya leta, muri kunzana ibintu by'urukundo, abimvana mu matwi. None se Fabrice, indi nkuru iri hanze ahangaha sibyo? Inkuru iri hanze ahangaha ni amadivorce, abantu bari gutandukana cyane, abagore n'abagabo bari gutandukana umunsi ku wundi. Icyo bapfa sinyizi, batandukane bafite icyo bapfa, ntabwo nabavuga ko ntabwo mbanze icyo bapfa. Nese ibintu ntabwo bituma wowe ibintu byo gushaka umugore ubyihorera? Ntabwo, none se bo bafite icyo bapfa. They have what things that belong. Uvuze? They have things that belong to them. Yeah. Things that belong to them. They are the one which take them to divorce. Neze bambo uzashaka umugore ufite nk'imyaka igari Fabrice? I will take the husband with 30 years. You will take what? I will take my husband into my house in 30 years ago. Husband uzari iki? Wife. Yeah man, Fabrice nkuko mubyumvishe atinya abakobwa nubwo mubona ngo yigira umuntu mukuru, ariko ibintu by'abakobwa arabitinya cyane. Fabrice, iyo nta kintu uri gukora utagiye ubundi ko numvishe ngo ukina umupira, ukunda iyihe kipe mu Rwanda? Ngiye nkunda ikipe y'Amavubi, national keep. Nase amakrebe? Amakrebe nkunda yatsinze da, mfana yatsinze. Naho se hanze mu bihugu byo hanze? Hanze mfana Portugal. Uri umufana wa Ronaldo? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Abafana ba Ronaldo rero muri comment mbone imiriro. Yeah man Fabrice, none se iyo utari mu bintu bya football muri leisure time, leisure zari iki? Leisure nyine nka cyagiye warangiye nta kintu uri gukora, warangije akazi, wenda nyuma ya football ni iki kintu ujye ukora? Ikayi abari sheri. N'umuntu utazi ko mfite ngira sheri. Sheri yanjye ni ikayi. Uterete ikayi? Ujye uganira n'ikayi yawe? Uganira nkabwira ati sheri mbabarire, ibyo ngiye kukubwira byose ubinkire mu mutwe nibije kuvamo. Ko wavuze ko ukunda imipira ukajya utera n'agapira, music nyarwanda yo uyibona gute?
music nyarwanda mbona neza nka Bruce Melody, ba Karisa Karasira, ba Marina, ba Niyo Bosco, ba Nuja, ba Neringabo, bose nyine n'abari mu music kandi bose bafite nazo zigiye zitandukanye. Hari ama hip hop, hari Zimana, hari Positions zirazizi. Aya sobanurira abantu ndakeka atari njye utazi. Position nyine kakuntu manzi yavuga nyine atuje tu mu kajwi gatoya. Wumvisha abantu ho gakeya. Nyine ngo zino ndimba hano ngo let's your living water follow my soul, let your Holy Spirit come and take control in everything to all that is all. None umuntu urimba tu atuje. Ya man, none se Fabrice tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ya Fabrice urabona hano hanze abantu barimo barigendera barimo barapfa, urumva ari abantu benshi bapfa, ari umustar uherutse gupfa bita CK uramuzi? Aha. Sha bakira umugani mbambuza umugani zafika nusase ngubwamwe mugambye mu haraba nakababaye nakabenama singiye kwabeshya pe upfuye napfe kuko nanjye nzagusanga konja kugira ngo warashashe nge nyiri umusore mbo ariko nyine nka Jay Polly no yicyanga guhimana muri ruko ridashira hari nuja hari tipe hari nanuza hari na benshi barapfuye hari nyine ni abastari benshi tunagari ngo mbasubiremo ko mwese murabazi. Hari na Eva Bravani we nababaje n'abantu benshi, Kizito Mihigo nababaje abantu benshi, ariko semana ariko nyine tumana ubikora kuko ubishaka ntago yapfuta muhamagara wari wamuhamagaje igice cyageze. Nanjye na mpamvu yo kwirara rero mwumvuga ati ngiye ntago nzapfa naye nzapfa bose tuzapfa tujye mu butaka, n'ufite amadolari ntazapfa ayasige, ufite mazaba yapfa ayasige, nuko isiteye man. Nese Fabri iyo wumvishe ko abantu bazapfa ubundi ujya wibuka ibintu byo gusenga? Njye ndasenga ndi umucatholic man, kujya muri njya gusenga no na buri munsi kuri misa mu gitondo saa 12 ngomba kujyamo. Fabrice rero muri kumva ko ari no munyamasengesho hagati aho ngaho. Fabrice mbo turabona abantu benshi sibyo? Sky turamuzi? Ni abahe bantu bandi uzi bakora ibintu nk'ibya Sky? Naye bavuga wo bise. Bo muri showbiz harimo abantu benshi, harimo Bayongwe, harimo bande abantu benshi. Pastor Korode harimo abantu benshi ba Kadafisi uramuzi? None se Fabrice kukiri mutoya urumva witeguye gukora iki kugira bari abantu bazatuve mu mitwe, urumva kugira ubatwibagize nyine imyaka yawe uracyari mutoya? Gukora hit ihambaye cyane nkazamuka ku rwego rwo hejuru ufashijwemo namwe n'ubundi mwabantu mwe nimwe muzamfasha kugira nzamuka nta kintu gukora sabu se byose nawe urabizi. Ya man Fabrice rero murumva ko mugomba kumushyigikira mukamukorera subscribe. Nase Fabrice urumva kazafatwa cyane nta nakaririmbo utamwe abantu? Ariko nakabatayemo kakandi ndavuga amusaza nakabatayemo. Ese wagiye muri studio ugakora karirimbo urumva indirimbo yawe uzayikorera he? Nzayikorera muri studio yo kwa wo bita Ndimana Jean Paul Country Records. Country Record urumva rowe producer wayikora? Nimba ngarinde koze niyo bagukorera akarimbo. Shout out to Koze urumva Koze Fabrice arakwemera byatari yirengagije ko hari ba element avuga Koze kabisa no mu producer na uri mu kazi ya Fabrice. Turimo turasoza ngaho gira ikintu ubwira abakunzi bawe tugana ku musozo w'ikiganiro. Bakunzi banyifite zanje bana tugiye gusubira ku ishuri mbere ku bana ya gusubira ku ishuri mwige mutsinde mushyiramo courage mutsinde kuko intsinzi niwo muhigo wacu dukeneye. Ku bantu bakuru namwe mushyira abana Minervare n'utuma mwana guma mu rugo mukore subscribe kuri Nkuru Fabrice kuri nayenda yibaje kuri Smith TV kuri Gendo 9 TV mudasabu tubeho neza tube mu buzima bwiza ngo ningane ngo tumwerese natwe mukore subscribe rese. Yeah man murakoze rero bakunzi ba Smith TV. Smith TV nakagaruka ciao ciao.